I can't believe what tomorrow umusozi bitanga. Yeah, nibyo byiza yive. Umusozi. Ega prince gomba kuruhuka. Ugatumaza iminsi tutumvikana ikiriki. So byari ngombwa nyine ko tugira ikintu dukora gituma twongera kwiyunga. Benari mwagukumva. Umusozi. Urumva yuko wangamiye? Siko tutigera dusohokana bitanu. Nyine nibyo byiza. Nice. Meze bon? Yeah, good. Nari nkumbuye mana yanjye. Ushobora kubyuka. Mana yawe. Reka ndakwanze. Nikize. Just nikomeza unyirebere just gutyo tu. Kiso byawe binini. Because. Dimples. It's a compliment, send it. Kondera. Aguna rukureba. Yambi. Yambi. Ambe mu gitanda yagurunika. Yambi. Akaze. Cyama subikira gasuzuguro wowe. Gabe, kuri no nshuro nango ndi gukina. Marine veho hano. Veho hano. Havanga se gukora iki? Isundi iki kikuzanya. Utajya kubusa. Bitogikiraga wongireka kugira gasuzuguro. Shaka boro zanjye. Boro zawe zinjye. Shaka boro zanjye. Ako rero black nawe urambangamiye umuntu yimereye neza yifatiye umwanya wo kuba yaruhuka nawe ntunkoreho. Shaka boro zanjye Marine. Usibye n'ibikiri kuvuga ubundi. Umva Marine. Sobanurira. Mereza nshaka boro zanjye. Nese ushaka boro zanjye ubu niki kintu cyawe mfite koko. Shaka boro zanjye mwibye. Oya buretse utandaka babarira sibyo. Izihe nibye se mbwira boro zawe ushaka ndi nta kintu nigeze niba kuri muri boro zari ziri mu mashini yanjye nizo nshaka. Nuzanye bya mashini. Ubuse mashini yanjye nayigezemo nzi naho utuye se basi. Ukina namwe. Ugere ko njurandenganya naho utuye si mazi nisi mashini yawe. Imashini yanjye ejo navuye ku kazi nsanga yazimye. Urukumva? Nta undi muntu kandi wabikora atari wowe. Umva reka twicare twumvikane neza basi. Mare nonge nishe ko mashini yawe yazimye. Reka twicare tubyumvikane sibyo? Twumvikane biki? Uramereza boro zanjye ku neza? Nanjye ntago nzi icyo mashini yanjye yabaye kandi ndumva icyo mashini yawe yabaye ni kimwe n'ibyo yanjye yabaye. Genda bireba muri salo yizane hano urebe. Nanjye yanjye yarazimye. Cyagiye ngo hamagara ndi kukubwira ntago ubyibuka. Nkubwira ngo urashaka iki kuri mashini yanjye. Nawe ugahita umbwira ngo iyawe nawe irazimye. None sinjye mbifitemo ubuhe bubasha. Kusiyo bisobanuro byose utanga ni by'ikibuno. Ako si birumvikana ariko nanjye ngomba kubimenya. Niba mashini yanjye izimye niya black ikabizimye icyarimwe umuntu agomba kumenya ibyishimo. Inamikini birimo uri ntabwo bindeba man gira usubiraho uvuye. Nimba rurasarasa birangiye. Umva nkubwire black. Kuzo kanga abantu mu mashini. Black reka twumvikana ngo dushake isubizo. Kubundi ko kiragira ku bwenge bwagiye. Gabi buretse. Umva. Yama ibobo yawe yibwirira izane mashini yawe. Kado! Kirumva se.
bushize yari yatorotse yagiye sinzi yagiye ngo afite ubwoba none n'ubu aratorongeye Kado kanyizane Akose ushobora basi no kwicara ukava hejuru y'abantu undi wowe wakicaye ukava hejuru y'abantu wajya ugira Kado wazanye iyo mashini iri muri salo urumva Black Attention mere mashini yawe ni niyo ngiyo ari ntabwo ibintu bye ntabwo mbyumva Nisirona ngiye mubeshya birimo kwe Black ni ngiye muntu wa mbere wakubwiye ko mashini yanjye ifite ikibazo nawe urabizi none ahubwo dushake solution gute ngiye mashini yanjye izima ikagira ikibazo kimwe n'icyawe tugomba kumenya umuntu ubyihishe inyuma bibintu ngomba kuza kumenya ibyo ari byo gusa nkuriya baciye he yaba uracaye se kuri ari imbobo nakumana imbabarire gusa ubwo ko Black aranshaka yiki nonese kuko mashini yarapfuye yarapfuye nyine yarazimye ibintu byose byarabuze nonese ubwo za projet zateguraga bizagenda bite mfite indi disike mbikuraho ako nyine no kubanza nkamenya ikibyihishe inyuma kuko sinzi uburyo mashini yanjye yabaye kuriya niya Black se kazima none se ubwo nyine ubwo hari undi muntu ubyihishe inyuma ngo wasanga ari n'aba bapampe ba Black yirirwamo niwe ugira shene y'abantu benshi ahorana buriya wasanga ari nabo baba bamuciye ku ruhande n'umunsi nafashe day off ubona no kuruhuka nta kibazo ntacyo biri buhindure fa kuba agiye icyo mfa nuko atagaruka gusa tuzaruhuka ryari tuzabwirwa twirukanga tugomba gushakira umwanzuro ntabwo tuzabaho twirukanga n'ingegera Kado ubundi wasanga ari nacyo cyasize kirangaje hariya ikibazo kiri hehe basi tuzi sibyo tekereze tuze gushaka umwanzuro biriya sibyo kandi ahari si kweli ngaho mbwira ushaka turya iki uyu munsi tukiranga petisi sijya aya mbwira ushaka turya iki nivuga ibiryo nkundira tuba ngo mbikunze ikibazo twadaringe ushaka iki respect udaringa wowe niyo daringe njyewe uriya darenze se Semani kunde busigaye wambara nk'amaninja hari urundi rugamba witeguye Njye mara niteguye ariko ubuse none niyihe misi igezweho witaruka page genda gake no? Nese ejo wari wasinze ubundi urabyibuka mani biriya ni ukujya nibagiza agahinda amafaranga yanjye urayibuka wivuga amafaranga mani nese uko nangiye kubura ubuzima ariko gutambira biriya bintu wambwiye so ubusinzi erwa bifashe nk'ay'inzoga njye numvaga ari inzoga twamenetse biranga ntago ari ay'inzoga cyangwa nahuye na rwejo bundi nuruva gusenya rwikoreye umbwira neza nyine tugende tapi byagenze bite bimeze bite uwo mukobwa ni uwuhe
ase ntago wibuka igihe twari twicaye hahandi umusista watunyuze hari muri siporo Rwanda wakoraga siporo hirya gato kibyibushye kigizagize gifite ibibuno ukuntu uriya niwe wari unkuyeho ubuzima gute se sasa Bro. Kugwa se. N'inzoga ano masaha. umutwe uri kundya. Isi umutwe kukurya inzoga. Reka ngufashe. Saa sita. Reka ngufashe waguruke mwicaye. Nisi ufite ikihe kibazo kiri gutuma unywa inzoga n'amasaha? wibuka nkubwira ngo hari utuntu ngiye kuzana ndi ku iduka burya ko hari ukugira ngo basi ngende ntari sankintu urabizi ukuntu mba ngomba kwiyemera nk'umuniga muri karitsiye utambwira ko wabonye umukobwa bigatuma umbeshya ushaka kandi kiki ariko urabizi nk'ibogari mba ngomba kwihagararaho umva se ukuntu byagenze mbese uriya mukobwa mwari muziranye ari umuzi wapi namubonye ari ubwa mbere nanjye ni ubwa mbere nari mubonye urabizi nyine gutakaramo ndavuga ntireka ngende ndi furu uhita uvuga utereka mu beshye ko hari ibintu nibagiwe umumiliyoneri ariko ndakubwiza ukuri umunsi burya ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu byagenze bite mbwira naguyemo nyine ndamuroba turagenda ngeze aho ndamwegera ndamuganiriza mwemeraho uburyo ngiye ntunze ibintu bya amazahabu ibintu byose ewe mwemeza yuko mfite benzi iri hariya ngomba nabonye ari perfect nayo cyane rya gare rya muzehe wawe ko rya gare bashaka ibyihorera byandi wagurishije umusista ndababwira ni njyewe ihangane uze tujyane hanyuma njye kuyikwereka bamukojeje muri hoteli Roma ku mafaranga kw'ikofi yanjye kuse nawe ariya mafaranga uzana aba yaturutse urahazi nisuye kure y'ahandi hatari muri banki hari ubundi buryo se yabona amatara komeza umbwire ibyo ngibyo nturagera igihe cyo kubimenya ufite bosi wawe ni njyewe nanjye mfite ababosi sure nzi ko ari wowe wigerera ku kigega kumbe nawe ikihe kigega se twahuraga ejo bundi ntameze nabi mbwira ahubwo sitori Njye nta kibazo mfite meze neza. Wese ufite ikibazo? Uvuye mu kazi. akahe kazi? Erega mfite akazi kenshi ko gukora. Nisura ntabwo akazi ko gukora koko. N'akazi kose uzi wadusigiye n'amasaha wibereye mu rugo uri kunywa inzoga. Reka nkubaza ibintu byabaye urabizi ibintu byambaye Ni ibihe usibye kunywa inzoga nicyo ndi kubona hano. Hari ikindi kintu cyabaye? Mbwira habaye iki? uraje rero shogoshemuje mu kazi Wigo nk'uko bisanzwe. kamubwire niwe watumye banyu Kuba kwiba? Bakwibye? bise mbibona ko byaturutse ku burangare bwawe bro twaragiye tugeze mu cyumba rero ntangira kwiyaminira nshaka kwishakira ibi bya kwa kunsutsu aho uzagwa urupfu rw'imbeba umusa yarambwete ntabwo njye nakoreraho kuko already namaze kumwereka inota yaguyemo fresh ambwira ati ntabwo nakoreraho yabwira nta kibuze mu gihe ninyabije mu kabati ngiye kuzana twatuntu two kwirinda udukize prudence kondo ngihindukira cyangwa umusista yageze atya imbunda ku gatwe ntibungubu noneho aho rwange rurarangiye ashinzwe iki se bimeze bite yakora iki ntabwo mbizi uko wamubonye wakoraga siporo cyane rwose ahubwo naribajije impamvu na muheto ko twazanye ipista ikuye hehe
birancanga aratangira arambwira ati we ari muri siporo afite pistole. nanjye nicyo kibazo nagize rega ahita ambwira ati umva cara hariya sobanura neza hano aya mafaranga yakuwe. Pistole yari yayibitse he? Ntabwo ndi kubyumva. Njye namubonye ari muri siporo gutyo gusa. njyewe akimara kuhava naribajije nesi ko imyanya yose kuri we nayikozeho ariko nza kwibuka ahantu hamwe ntigeze ngera kuri nyababyeyi Ntiwagira kaka. Ibintu byawe ikibazo byose biba bifite ni burage gusa. my friend hariya ntago nari ngifite mbese igihe cyo gutekereza ahubwo nabyibutse nyuma amaze kugenda ansize aho ngaho mu cyumba ameze nk'urubwa. ariko buri munsi kuki nshinja uburangare icyo ngize gukora uravuga ngo harimo uburangare harimo ubuswa ni uko iki buri munsi uvuga gutyo mbese byagenze gutyo ni no kunshinja ibintu ntazi banza umbwire nanamenye ikibazo gihari uzi ko banyibye ntabwo iby'iki ibintu byose byari biri muri ya mashini do hano we n'amakuru yose twari tumaze iminsi twirukanka ibintu byose twari tumaze iminsi twirukanka urusha kuvuga ko babyibye gusa ninde watinyuka kukwiba ikibazo ko ntari kubyibagirwa nanyweye inzoga se wazinyweye singize zose zuzuye hano nanze kubyibagirwa izindi se nkwa ndazishyiriye ko zuzuye ubirekeraho ampisa n'amasaha ku manywa saa sita umuntu wanyibye z'amanywa umuntu wanyibye uramuzi cya se bigoryi wajyaga kuneka ntumbwire ko ari kiki wakwibye ngo kiki yashobora kunyiba urumva Kiki reka brag. Uriya mukobwa ntabwo yaje gutyo gusa. nanjye ibintu yambazaga Byumvikane ko yari kutugendaho. ariko se bigahuza nuko duhuye gutyo bwa mbere. Iyi byeri maremo. Aka kanya tuvugana. Ugende nimba uramukura he sinzi. Ariko ugomba kumuneka fresh. gusa Ukamenya byinshi kuri we. none azarimeneramo wallahi. urumva ndapfa kugenda gutyo nta backup. Backup. Weho ako nakazi ngo haye none niyo misikurikiyeho. Ubu tuvugana ahubwo watinze. Cyo guhindukira nsanga wagiye. Musa Kobwa tugendaho. ubonye ibibazo yambazaga wabonaga ko ari ikintu ari gushaka. se yagutinyuka n'ukuntu ngewe namwikangiye ubwo yose ukuntu namukanze turi muri hoteli hahandi yatinyuka kuza akakwiba buri kimwe cyose twe twagezeho ushobora kumbwira ko yagitwaye nshaka kuryama umuntu wanyibye ni pepe ndashaka kuzamungusha buriya bwana ese bihindutse pepe genda pepe niwe ukorana na kiki barakorana uzi cyangwa ukaba utabuzi barakorana pepe na kiki ngaho makanya ujye mu kazi sibyo ariko ntabwo nsobanuye neza genda ndaza kugusobanurira inzoga ziciye banza umbwire icyo gukora nkora iki kano kanya gushaka kiki None ubwo ntacyo wumva se uracyicaye hano. Okay. Nubundi aka ni akazi sibyo kandi burya Airways Soldier is Soldier ngomba kugakora sibyo. Hari amafaranga yanjye ugomba kuyishyura. Kandi utambaza amafaranga. Kubera biraba bihwaniyemo dukomezanya akazi nkuko bisanzwe. Akazi nguhaye kishyura ari amafaranga watanze nako ngako kugenda umuneke umukuriho amakuru umenye ngo nuwahe bimeze bite nzane n'amafoto. Man iguruka ntabwo ari blague man. Man ntago ari ibintu napfa guhubukira gutyo. Ngomba kubanza nkiga urugamba. Ukomeza ngende gutyo gusa nishore hanyuma umutwe bawumene. Kiye kubanza nige Ubundi se ko ari wishoye wari wateguye ubu. ese nge nari nzi yuko gifite haramu nk'iyo. Ntukizera ariko abantu bose. Nibyo mbaho nkubwira kuri Marine. Marine uriya wawizeye wamwiziritseho. Okay, it's okay. Ubwo nyine somo ntari umaze kugenda uribona neza. Niyo mpamvu rero nkwiye kugenda nkabanza nkatekereza neza uburyo ngomba kubikora. kiki ugende wirirwa umushakisha
nugera muri karitsiye haba muzunguza ikibuno ukizunguza igikarage koko naho araba yihisha ari buvemo. ibyo ntabwo byananira nta nubwo nta kiburi cyo kuzunguza kandi ugiye kubikora ariko uruhuke rekera kunywa inzoga gerageza uruhuke. Agenda kandi ntugaruke utamuza bituma amagara n'umubona nta kibazo ariko pepe yo ngomba kumwogosha. haba kubikora tubanze tunavuye mu twawe. ntabwo nahita mpubuka. Okay, ndabona igihe kiri kudushirana, reka nangira akazi ngo tuza kujya tuvugana, sibyo? Nawe ntazi ibyo urimo. rero hari ubugoryi ujya unkorera. N'ubu wese kandi. Ejo bundi ibintu wankoreye ntabwo ari byo. Ujya gukura uburaya mani. Ufite icyombo amajwi ibintu wakoraga narabyumvaga. Ubushyuhe wazanye muri kano kazi igihe ibyo byaranshaze. Ese iyo uvana amajwi base. Amajwi ngiye naize ngo nayakuyeho sinzi ukuntu byagiye. None se buriya butipe wirukanka mu nyesaburana nabwo uzi urabuzi neza. Ntabwo ndabamenya nari mbonye umwanya wanjye wo kwiyitaho. Uhuye n'umuntu inshuro imwe utangiye urasara. Nari mbonye umwanya wo kwiyitaho nanjye. Wiyitaho ujya kunyesaburana. Yego. Ariko se nawe uzanshyemo imiyaga n'ukuri. Biseri. Kiki. Akuse wowe uri muyahe. Uri muyahe. Meze bite? Uragogereye. Bifasha gute wowe? Uri murahiga iki se sha? Ntacyo nyine nuko nari ndimo ndinyura muri izi karitsiye tu. Wanyura muri karitsiye ureba ijegejege z'abandi bantu. Ese mbona cyane. Sigaye genda urunganuka mu mabono y'abagore. Ntabwo ari icyo ngicyo, none se ko nari ndimo kwigendera gutya bisanzwe. Kugenda wubikira abantu se kwanira. Ariko kuroba umwana ni ibintu bisanzwe kandi nta kosa ririmo. Ushaka bajya gutereta. Genda umufata amatama. Ibi ngibi se bimwe ari iby'igikurura bizize. Uzi imyaka afite kuri kugenda umufotora umureba. Ntabwo njye ntabwo namufotora. Hari umuntu utari gushaka muri karitsiye uyu muntu wamuzi. Keke. Oya, umuntu ntabwo muzi. Keke ubu ntabwo umuzi. Ongera urebeho gato. Reba neza. Oya. Aya ntabwo ari amayeri yo kuvuga ngo ntabwo umuzi. Kugeza ubwoba Keke. Bwa mbere mbonye uwo muntu rwose ntabwo muzi uwo nguwo. Ntabwo muzi. Ahubwo ugahata ibibazo tu. Yes afande. Wamwicaza hasi ubundi. Ibi nabakora babona ari byo. Uracyabona ndi mugenzi wawe. Keke usigaye umenyera. Cara hasi. Cara mu karitasi. Dore kandi. Nagiye se. Yagendeye kwe. buri gihe uri aho ngaho wasamye gusa utazi ibijya mbere. Ese uri gucunga ndeho? Tipe ndi gucunga black ariko ntumuzi. Twaducungana gutya gutya. Uzi kari buze hano se? Uzi kari buze hano? Ntabwo nzi ko aza ariko nyine mba ngomba kumucunga fresh amenye ibyo bari gutegura. Nese nta makuru rero bimeze. Kazi nkavuyemo mani. Ngo mbwira nyine wageze kuki? Wabonye nyine bimeze bite? Shamani. Yitwa nde? Urumva? Amafoto se basi wayafashe? Akuse ko n'ubu ufite amashyushyu. Yego mani ngiye ndi kwibaza kuri cya gikobwa mani kidukurikira. Rega ngiye wantumye kuri mission ujya wizera ko ibintu biri gutya. Nyine nk'amakuru birangira. Urumva ntabwo nakwita mubaza ibintu byose aka kanya. Nabanje nkora introduction. Urumva?
mva n'amafoto nayazanye ibintu byose. ukezana amafoto basi turebe noneho turashyira muri systeme turebe turahita tumenya n'amazina n'ibiki byose ntari kabisa amafoto yo ndayafite kirareba n'ukuntu ari sawa. ako kiki wabaye ute uziko nta foto n'imwe wafoto wifotoreye ibibuno gusa reba ikibuno nta foto n'imwe wigeze umufotora. aya genda komeza hirya urazibona nawe winteza urubwa. hehe se ubwenge bwawe buba mu kibuno buba inyuma y'umutwe hakoze mari iki ubu nawe ngo wagiye wakoze akazi siko byagenze gute njye nzi ko namufashe n'amasura amatwi ibintu byose nabizanye kumbe nifotoreye ikibuno gusa. cyo urananiye rwose akazi karakunaniye nzi ko iso yose nayizanye ntabwo nzi ko ari ikibuno gusa nifatiye ndetse icyo kibuno urabona cyaduhaye makuru ariko musa reka nkubwire ndabizi neza iki kibuno nafashe nicyo cyonyine cyagaragaraga. urumva uyu mukobwa ariko reka nkubwire Pepe urumva byikuvuna mpise mbona igisubizo. reka dufate kino kibuno mu mutwe ugishyire muri ratete urumva kuko niyo plaque afite yihariye. hani wiseka nta wundi muntu bafite ikibuno bimeze kimwe. ariko iki cyambereye ute ni ukuvuga ngo nituramuka tubonye n'undi muntu ufite iki kibuno tutatumunyata tumufate kuko uyu muntu we ntiwakibonye se urabona kitihariye uyu ni umwihariko. ubwo ugifate mu mutwe ntaribi nimba kiraguha andi makuru yose ntaribi reka rero urabona icyo kibuno harimo amakuru ahagije umuntu twakoresha. oya njyewe ayibanze ndafite sibyo ariko ayibanze ufite nayahe cyambere yambwiye amazina ye. ubwo ni gute tudafite umuntu hari umuntu usugira amazina agahuza n'ikibuno ntabwo bishoboka. si ubundi ni gute wajyanye n'umuntu muri hoteli mukagera kuri systeme kwaje utaramenya n'amazina ye akintunga imbunda ibintu byose byahise bisibama. nari ndi gutekereza hagati y'urupfu no kubaho ngo ndajya kwibuka amazina. ntari ubwo turakoresha nyine ayo mafoto ufite turebe ko hariho byamacinga se tubira bihagije n'ibyo ariko impamvu ndayibona zana ahubwo ayo mafoto yanyohereza impamvu ndayibonye man natumye mfata yohereza ayo mafoto kuri WhatsApp bisanzwe kanyakohereza nta kundi ariko turayaheraho nugira ikibazo. kiki yo uwo mutwe wawe nimba habamo ibikoma nimba ari amandazi nimba ari ibiki ubundi wowe gusa nizere ko wayanyohereje ariko yakugezeho mani ariko nudakomeza kunyizera aka kazi kazakujabuka. ahubwo mbonaho kukwizera umuntu nimba yakwizera iki ikibuno mani ewe gatatu ngo waba ufite iyi purake ukabura amakuru gute se mwana sha